subscribe. Jay here. Hello guys, nongeye kubasuhuza nkuko musanzwe mumenyereye nka YouTube channel Jehima. Ndabasuje mbonera gushimira ku muntu wese wakoze subscribe. Rwose mubwire ngo thank you so much, arakoze cyane cyangwa se yarakoze kandi nshimira n'utarakora subscribe. Ari nako mushishikariza kuyikora kugira ngo atazacikwa n'ibyinshi bijyanye n'ikoranabuhanga muri technology. Isi iri kwirukanka 2020 kangahe ewana twazigezemo za viziyo bavuze za zikoranabuhanga yewe. Uyu munsi noneho mumbaze ngo nakaye gasha nabazaniye agasha kuri babantu mugishaka business cyangwa se mukinjira mu bintu mudasobanukiye, ndavuga mushaka gukorera amafaranga online. Ubu ngubu online sha nizo ziri gutanga amafaranga n'ukuri pe. Online ziri gutanga amafaranga ku bantu babyize neza, cyangwa se vuge nti ku bantu babizi. Babizi online ziri gutanga amafaranga. Ahanze hari utu business tw'uduskamu wenda abantu ba mbere bagitangira babijyamo. Ndakeka ku bantu batangira gukora business z'amaskamu bahera ku Nyafurika. Izi ngizi bakoresha mobile money bo bashora babikuza zirahari nyinshi cyane nka za Uplift Uganda. Ngira ngo nayikoreho na video tutaramenya ko ari scam. Nanjye icyo gihe ndakeka nibwo ndi kwinjira muri business online nashyushye. Ebana mbona ibintu ari uburyohe, ariko naje kubona ko ibintu ari amarira, ahubwo hari ahandi hari uburyohe bumeze neza cyane. Ariko naho bisaba ngo ube ubizi neza cyane, kuko ugiye mu bintu wenda waba uzi neza cyane nuko wajya mu bintu bijyanye na cryptocurrency, exchange cyangwa se trading ni ibintu biga. Trading, cryptocurrency, business online ni ibintu biga. Muntu wanjye ntago ari gupfa kujya muri business online, nabyo ntabivuga ngo hari n'ibyiza byabyo n'ibibi byabyo. Nukuvuga ibyiza ku muntu bizi arajya neza cyane, amafaranga arayahabwa pe kandi akabona n'inyungu. Ariko ku muntu utarabisobanukirwa ni ikibazo, kuko umuntu utarabisobanukirwa arata agira gutya akaba agiye muri business ugasanga arahiye. Mbese ngo bigenda bite? Nukuvuga ngo sasa izi business online bisaba ngo ube warazigiyemo mu ba mbere. Urugero muyifatishije muri nka babiri cyangwa usifatishije uwa mbere, ako kanya uziko isohotse ejo cyangwa se nta minsi 5 imaze hanze, cyangwa se nta kwezi imaze cyangwa nta cyumweru imaze. Icyo gihe rwose nushaka ifite yose uhita uyashoramo, izajya gufunga warayagaruje. Ndavuga mu Nyafurika nizo nibanzeho cyane kuko nizo zibamo abaskama babi cyane kandi bakaze. Guys, nukuvuga ngo gusa nakugira inama zo kujyamo kubera ko n'undi zirariza cyane kandi zirarusha. Nukuvuga ngo zo nugushaka bari fera, nta Nyafurika wabona atari yo gushaka bari fera, nta kuko nta kandi kazi wakora atari ugutumira abantu. Kandi urumva nyine iyo utumye umuntu agasha bikubaho ikibazo, agufata nk'umutekamutwe, atavata ibintu umuntu yanyinjijemo ni amabesho, n'abajura, nawe agahita kubara muri babajura nyine, akagira ngo ahanini hari n'uvuga ngo arabakorera, akagira ngo wasinye contract yo kuzajya ubesha abantu ubajyanamo babatwika nkaho ari inyungu bifitemo, cyangwa se wenda uzagabana ku mushahara wabo cyangwa se ku mikabane yabo bazaba bamaze kurya abantu. Nukuvuga ngo guys rero ntabatindiye, ntago naje kubasobanura ku bintu bijyanye na online cyangwa se kuzibangisha, ahubwo nukubibakundisha mbashishikariza wenda kuvuga ati niba ushaka kubijyamo banza ubyige neza, wiga ukuntu bikora kandi ubashe kumenya imitwe yabyo, system zabyo ukuntu bikora, kuko hari abahanga hano hanze babikora kandi babikora neza cyane. Ugasanga umuntu ntagabura amafaranga kandi nta kandi akazagira usibye online business. Arizo z'Inyafurika hari abazivanamo 300 wenda nko mu kwezi kumwe, hari abazivanamo 100 mu cyumweru kimwe. Urumva babantu ni babantu nyine baba barabyize babisobanukiwe neza cyane. Ariko byose ntabwo bisaba kujya kwicara ku ntebe y'ishuri. Nawe wakwegera umuntu akagufasha, akabasha kuba yagusobanura udutyazi, ukegera n'undi nawe ibigiyemo ukabasha kuba wasuzuma, ugira ngo mbese bigenda biza gake. Mbibutse ko hari abaza online business bazi ko ngo gose gukorera online business ngo hari amafaranga y'ubuntu. Nta mafaranga y'ubuntu abaho. Utashoye nta kintu wabona, habe n'urw'icumi. Ahubwo utashoye ni ukuvuga ngo ushobora gukora ariko ukinjiriza bene business, ukabinjiriza ku buryo urakora bakagutera courage ati kora kabisa ko rutumira n'abantu bashishikaze no gushora, ubundi tugwa ibihembo. Ariko iyo bimaze kugenda gutyo bagira gutya bakakuraburiza bakabifunga, nta n'urw'icumi ubonye, cyangwa se wakenera kubikuza warujije ibisabwa. Ubwo wenda tuvuge nta washoye, barakubwira ati tumira abantu mu wenda 30-40 tuzahita duhereza amafaranga yawe yishimwe. Ukabaza yuko kurayabona ukayabikuza kuri mobile money, cyangwa se wenda ku bantu babyinjiyemo bakoresha amatrust warrant, Binance, cryptocurrency, ibintu nk'ibyo turaje tubireho mu kanya. Bakaba bazi yuko bashobora kugira gutya bakayabikuza. Ubwo mu gihe agiye kuyabikuza bakaba baramuraburije agahomba rwose, yewe agahomba. Akaba ati naruhiye ubusa, kareba abantu yinjije amara kuvuga ati barabaha y'ubuntu, bakasigara bamukwena ati ibintu byawe birabeshya.
nta mafaranga y'ubuntu baguha, nta kintu kuvuga ngo byose bisaba ngo ushore, ariko ugashora mu kintu wizeye, mu kintu winjiyemo bwa mbere kandi mu kintu uzi ko kirimo abantu benshi ku buryo wenda niba uzavuga ati nanjye uriya twarashanye nta kabuza, ariko uzi kujya mu kintu wenyine nta wundi muntu watakira ati yemwe nawe byakugendekeye bite, ukaba ugiyemo wenyine ugashya ukongera ugasya, ukagenda ukarera mu myotsi nka Bakame ukavuga ati use nkanjye ni ibiki nagiyemo, ariko iyo ufite abunganizi reka bari ko mbyita, uravuga ati nta kibazo, reka nishire mu mutuzo kuri ba bantu wenda bashobora kuba bagira agahinda ka hafi, akaba yavuga ati ewana nta kabuza rwose sinarira kuko wenda hari n'abashizemo arusha yanjye ubushobozi. Ni ukuvuga guys rero n'abatindiye reka mbereke wenda business zawe nako sorry, ariko nazo reka ndifate nka business, nuzana ni application zagufasha kubikura ama USDT cyangwa se amadolari, n'izindi zagufasha kuba wayabikura akakugeraho kuri mobile money instant, ubwo ni mu minota itarenze 5 cyangwa se 2, ubyumve neza, instant mu gihe kitarenze iminota 2 cyangwa se iminota 5, ziyohereza kuri mobile money zikayuzura kuri banke, bese zirayavunja zirayahindura muri byose, ziyahindura amanyarwanda, ziyahindura amagande, ziyahindura biki, aho ushaka kuyashira hose ziyahindura amadolari. Bese guys nuko nguko, reka ntabatinde no kuvuga ngo ngira ngahanga murabibona na application zigiye zitandukanye. Usempere kuri yera kampere kuri Spain ni amanyarwanda gusa nta madolari yakira. Spain nkuko mubibona rero ni amanyarwanda gusa, ni hahandi wiyandikisha, umuntu yaguhaye linki wageramo bakakupita bonus y'amafaranga amanyarwanda 500, ukaba wayaguramo amayinite, ukaba wayohereza umuntu, rwose ni ubuntu, kandi kubikaho kubitsa no kubikura ni ubuntu, nta kintu bakata ahangaha, rwose ni for free, iki igikorwa cyose wahakorera ni ubuntu, kubitsa kohereza ni ubuntu, kubikuza ni ubuntu, nibirenzeho ni banki, urumva ikorana na Equity, ikorana na banki zarizo zose yari yose hano mu Rwanda. Guys n'abatindiye kuvuga ngo iyi Spain ngira ngo muri kuyireba neza ni akajambo Spain gusa, ushobora kuba warayumvishije bari no kuyamamaza ngo ushigikire Espoir cyangwa se Sport, niko bavuga, kugira ngo ibashe kubona ibitego byinshi, ibigaragara yuko uyishigikiye. Iyi Spain rero ikora udushya twinshi cyane, wohereza mbese ifite nk'umuntu wenda ukoresha Spain ukayifungura, wamara kuba active, iyo maze account ufite maze kugira account yawe yemewe mu Rwanda, usanga harimo nk'abandi bantu taruzi, ugasanga wenda mugenzi wawe arayikoresha irimo neza cyane, aho ngacyo gihe ukaba wamwohereza amafaranga, ariko ntago kohereza amafaranga cyangwa se kugurira umuntu amayinite ari tegeko yuko aba afite account. Wayagurira uwo ari we wese, wayagura kuri gatushe ndakeka ntajyamo ya application, mbese umuntu wese wamugura amayinite. So guys ni kuvuga ngo urabona ahangaha hari niyo bita Eversend. Eka Eversend aba ariyo nayo nkurikizaho, nkuko mubona Eversend ni urubuga cyangwa se company cyangwa se business ushobora koherezamo cryptocurrency zawe ufite ku yandi ma wallet. Noneho ukaba wazoherezamo urugero harimo nka Bitcoin, ukayoherezamo, ukoherezamo Ethereum, ukoherezamo Binance, ukoherezamo BNB, ukoherezamo Dogecoin, ukoherezamo Litecoin, ukoherezamo TRX cyangwa se amatironi nkuko mugita, byose ama cryptocurrency ukayoherezamo, ikaba yayavunja nyumve neza, ikaba yayavunja ikayakohereza kuri mobile money mu minota 5 cyangwa se mu minota 2, ikayohereza kuri mobile money utiri uvunika uvuga ngo iki, cyangwa se ikayohereza kuri bank account mu manyarwanda. Yakira amadolari, yakira cryptocurrency, yakira biki, rwose ibintu byose byarakemutse. Guys ngira ngo ahangaho urabona hari icyo bita Trust Wallet, reka nkurikizeho iyo bita Yellow Card.